Yesu nashimwe bene data tubashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana, turayishimye, dushimye Imana yakomeje kubana natwe. Rero twavuze ko buherutse ejo bundi twaganiriye tuvuga ko turi buze kuganira ku bijyanye n'inzozi z'abageni nangwa se inzozi z'abantu bari kurambagizanya nangwa se inzozi z'abafiyanse. Hari igihe abantu bari mu rukundo bagira inzozi zitandukanye, bagira inzozi nyinshi, kandi izo nzozi zose ziba ziganisha ku rukundo rwabo. Noneho ugasanga izo nzozi barimo bagenda bibiri inzozi bakayiha agaciro nangwa se bakayisobanura uburyo itameze. Ubwo rero niyo mpamvu tugiye kuganira ku bijyanye n'inzozi z'abafiyanse nangwa se inzozi z'abagiye kubana, inzozi z'abagiye gushakana, inzozi z'abari mu rukundo. Nizo nzozi tugiye kuganiraho muri iki gitondo. Ntabwo turi butinde cyane, ariko reka tuganire ku nzozi zitandukanye zijyanye n'abantu bafite gahunda yo kubana. Abantu bafite gahunda yo kubana bagira inzozi zitandukanye. Ahanini hari ujya kurota akarota yakoze mariage, akarota se ari gutera intambwe, ari kumwe n'umugabo bari gutera intambwe, ari kujya ku ruhimbi kugira ngo asezerane, nangwa se akabona koko yambaye urushungi, akabona yambaye ivara, akabona byose bimeze neza, akahita avuga ngo by'ukuri Imana ishimwe, ibyanjye bizaba bimeze neza. Akavuga ngo ni ukuri ibi bintu byanjye birimo Yesu, agatangira akanezerwa. Nyamara ibyo bintu ntabwo ari byo. Reka ni inkuru nyine ibabaje, ni inkuru itanejeje ngiye kubabwira, ariko ntabwo ari wo mugambi. N'ubundi ntabwo umuntu yareka kubivuga, n'ubundi kutabikubwira byaba ari ugutera gutuma uta igihe, ugafata igihe kirekire, ugata igihe kirekire. Aho kugira ngo ute igihe kirekire rero, nubona umaze urose izi nzozi, uzamenye ko ibyo bintu Imana itabirimo, uzamenye ko uwo mugabo atari n'uwawe, uzamenye ko papa uwo mugabo wawe mutazabana, uzamenye ko ubwo bukwe butazaba, uzamenye ko ubwo bukwe butazataha. Nurota ukarota wambaye urushungi, ukarota mufatanye ukuboko n'uwo mukundana, ukarota mwakoze ubukwe, uzamenye neza ko ubwo bukwe ntago buzigera buba. Ubwo bukwe ntabwo buzigera buba. Igihe cyose uzarota, ukarota mutera intambwe, mujya ku ruhimbi, mujya gusezerana, uzamenye ko icyo ni ikinyuranyo cyo gutandukana, ni ikinyuranyo cyo kutazabana, ni ikinyuranyo cyo kutazigera mujya ku ruhimbi ngo mujye gukora ubukwe. Rero nurota ukarota izo nzozi, ushobora kurota izindi. Nurota ukarota arimo akwambika impeta, nangwa se hari bya bindi basigaye bavuga ngo ni uguporopoza, ukabona ukarota akwambika iyo mpeta, uzamenye ko ibyo bintu ntabwo bizigera biba. Ushobora kurota mu bundi buryo, ariko izo ngizo zo nuzirota rwose. Turi kuganira kubamenyesha ikintu cy'inzozi ku bantu b'urubyiruko. Ashobora kuba ari n'umumama utafite umugabo ariko akaba ari mu rukundo. Ashobora kuba ari umumama wapfakaye, nangwa se ari umumama watandukanye ariko akaba ari mu rukundo n'undi mugabo, nangwa se ntabwo ari mu rukundo rwo gushaka. Naramuka ukaramuka ubirose, wa mumama we, uzamenye ko urwo rugo ntabwo ruzaba urugo, uzamenye ko mariage itazigera iba. Niyo mpamvu ahanini cyane ibintu byo kujya mu rukundo, abantu bagahita ako kanya bakora ibintu bya vuba vuba, bagahita bakora bashakana vuba. Ntabwo ari byiza. Umuntu yarakwiye gukundana n'undi bikamara igihe, kugira ngo nibura
ugahereza umwuka akanya, ugahereza Imana akanya, ugahereza Imana umwanya, ukayihereza umwanya, ntiwirukanye, ntubyirukemo, ntuwiruke utabajije. By'ukuri tuzi neza n'abatubanjirije bajyaga bajya gukora ikintu bakamanza gutegereza ubushake bw'Imana, bakamanza kubaza Imana, se Imana iki kintu ngikore, iki kintu nkijyemo, iki kintu nkihorere. Ubwo rero Imana ikabagenderera, hari mu buryo bw'inzozi, hari mu buryo bw'ubuhanuzi, Imana ikabasobanurira. Ariko iyo ushyizemo amarangamutima y'urukundo rwinshi, nawe waba ufite ubushobozi, ako kanya ugahita ushyira mu bikorwa, ako kanya ugahita ugira vuba vuba, niho hahandi ujya kubona ukabona umwuka yabuze, ntago wamuhereje akanya ko kugira ngo amanze akuganirize. Umwuka w'Imana nawe ajya aganiriza umuntu bitewe n'akanya wamuhaye. Ushobora kuba muri wowe wifitemo ayo marangamutima menshi, ubundi rero Satani nawe akihutira vuba cyane kuza kukwereka uburyo bizaba bimeze, ukagira ngo ni Imana. Ntago aba ariko bimeze, ahubwo nurota, ukarota wambaye urushungi, ukarota wambaye ivara, ukarota ikirori cyatashye, ukarota abantu benshi, ukarota wicaye muri sale, uzamenye ko ubwo bukwe ntago buhari, ubukwe ntago buzaba buhari. Hari n'abarota rero ugasanga nk'umuntu arose yambaye ikanzu, uwo bari kumwe ahagaze wenyine, nta mugabo ari kumwe nawe. Icyo cyo ni ikigeragezo gikomeye, icyo cyo ni ikibazo gikomeye, kuko n'ubundi ntawakora ubukwe ngo abukore wenyine. Icyo ni ikibazo gikomeye. Rero ni ukuri, nuramuka urose ukarota wakoze ubukwe, ukarota umufiyanse muri kumwe, ukarota pasiteri arimo abasezeranya, icyo gihe rwose uzamenye ko ubwo bukwe budahari. Nushake uzitwararike, ushobora no kujya muri iyo nzu ukayibamo, ntago uzayitindamo, ntago uzayiramamo. Unageze n'igihe cyo kwihambira ngo kubera ko mfite amafaranga, kubera ko dukize, kubera ko turi abantu bakomeye, reka duhite dukora ubu bukwe. Nubwo wabujyamo, umva buzabarirwa ku minsi, buzabarirwa ku ntoke, ntago iyo nzu uzayibamo, iyo nzu ntuzayitindamo. Rero icyo twavugaga ni ukuvuga ngo nurota ukarota uri gukora ubukwe, rwose uzahita umenya ko ari ibintu bigoye. Nangwa se nurota ukarota uri gukora ubukwe, wenda mwabanye mwishingiye, harabishingira, ntago abantu bose babana ari uko bakoze ubukwe mu rusengero. Hari ababana batarigeze bambara iyo vara ngo bajye mu rusengero, ahubwo bakazasazana, kubera ko kujya gusezerana mu rusengero ntago ari ukubisenya, ni gahunda z'itorero nangwa se ni doctrine y'itorero, kubwo kugira ngo bace akajagari kabishingira. Ariko by'ukuri ntago bivuze ngo abishingiye bakajya kwambara urushungi mu rusengero ngo abo ngabo nibo bazarambana, ngo kubera ko byaciye imbere y'Imana, kubera ko abantu basenze, kubera ko abapasiteri barambitse ibiganza, kubera ko ibintu byinshi byakozwe. Reka ntaho ibyo bintu bihuriye. Iriya ni doctrine y'itorero, ni uguhesha agaciro itorero, itorero naryo rikagira agaciro, itorero naryo rikagira ikirori mu nzu y'Imana. Ariko by'ukuri ntaho bihuriye byo kuvuga ngo kubera ko wakoze ubukwe mu rusengero ngo ubwo bivuze ko iyo nzu uzayisaziramo. Ushobora no gusezerana mu cyumweru kimwe kandi wasezeraniye kwa pasiteri. Abapasiteri bahe n'aba bishop n'aba apotre bahe barabutashye, ariko inzu ikakumunanira utari wamaramo n'amezi angahe. Rero bivuze ko ibintu byo gusezerana no kwambara gusezeranira mu rusengero, ibyo nabyo ni byiza, ariko ibyo ntago birema ibitariho. Gusezeranira mu rusengero ntibishobora kukuremera gusazira mu nzu. Gukorera ubukwe mu rusengero ntibivuze yuko utazapfakara. Ntibyabuza ubupfakazi, ntibyakubuza gutandukana, ntibyanabuza uwo mwashakanye kongera gushakana n'undi, kandi bikabera mu maso yawe, ndetse akanakora n'ubukwe ukabibona.
ibyo ntaho bihuriye, ahubwo igikomeye icyo nshima cyane ni umugambi w'Imana muri ibyo bintu burimo. Umugambi w'Imana muri ibyo bintu burimo niwe ukwiye guhabwa agaciro. Niyo mpamvu rero ibintu by'ubukwe mujye mubyitondera. Niba uri mu rukundo n'umuntu runaka, ari umugabo runaka, reka fata igihe, wikwihuta, wikwiruka, ejo utazabyara idakuze, rwose wikwiruka, ureka umere nk'utabirimo, umere nk'utabizi, mumanze mugirane igihe kirekire by'ukuri, binakunze umanze umenye uwo ari we. Burya hari n'igihe umuntu avuga ngo ntacyo, kiriya kibazo nubwo kimeze kuriya, ibyo bavuga byose ndamukunda, nzamwihanganira, ukabivuga, ariko burya hari ubushobozi bw'umuntu, ashobora kuba afite bwo kwihanganira ikintu runaka, kandi ubushobozi bwe bukaba bufite naho bushobora kuba bwarangirira, kandi ari umukristo. Kuba umukristo ntibivuze kujya gupfa nabi, kuba umukristo ntibivuze kujya gupfa urushye, kuba umukristo ntabwo iby'Imana ngo umugisha Imana itanga ntabwo ijya igerekaho umubabaro. Umugisha Imana itanga, kanongere mbisubiremo, ntabwo uwo mugisha Imana itanga ntabwo Imana ijya yongeraho umubabaro. Niba by'ukuri Imana yaguhereje urugo ikaguhereza umugabo, uwo mugabo ntabwo akwiye kuza ari umugisha, ntabwo akwiye kuza ari umuvumo wo kurira, ugutera kurira ibihe byose. Ntabwo ari igihe cyawe cyo kuvuga ngo mbonye umugabo aho kugira ngo nishime, ngo utangiye kwikorera imitwaro y'abadayimoni bose. Ugiye kwikorera imitwaro y'abadayimoni bose, abadayimoni bose yaje yikoreye, abazimu b'ibisekuru n'ibisekuruza bose yaje yikoreye, karaktere mbi zose yavanye mu isi y'umwijima, ngo aze zose azikurundeho, ngo ni ukubera ko uri umukozi w'Imana, ngo ni ukubera ko uzi gusenga, ni ukubera ko ngo maze ugenda ubyirundeho. By'ukuri pe, byari bikwiye kugira ngo umuntu wese amanze ahereze igihe. Hari umusore n'abasore, reka tubavugeho. Niba uri n'umusore, hari abasore bavuga ngo njyewe nzajya mu rukundo ari uko ibintu byose namaze kubyuzuza, nangwa se kanjye mu rukundo kubera ko nuzuye, mfite amafaranga, nta kibazo mfite. Noneho ukajya mu rukundo rw'icyumweru kimwe, mu cyumweru kimwe, mu cya kabiri ngo ukoze mariage. By'ukuri uba ukwiye kwitonda. Ushobora kuba gutyo kubw'amahirwe ugasanga biraguhiriye, ariko amahirwe make, biba bifite amahirwe make yo kuba uwo muntu mwabana, kuko ntiwamanjije kumenya ingeso ze. Rero ibintu bijyanye n'ibyo kubana, ibintu bijyanye no gushaka, ibintu bijyanye n'umubano, by'ukuri ikintu nakwita mariage ni umuco, ni imico. Iyo uhuje umugabo wawe, imico ye afite ikakunyura, iyawe ikamunyura, by'ukuri nta kabuza muba muzasazana. Ariko ashobora kuba ari na mushumba, ariko nyamara imico ye si umupagane, ariko imico ye ikaba itazahura n'iyawe, utazanashobora, kapasite yawe utazamwihanganira, nangwa se n'uwa mushumba kapasite ye ikaba itazihanganira karagitere zawe. Rero ibintu byo gushakana abantu bajye babigenzamo gake. Gushakana ntaho bihuriye no kuvuga ngo ni ubwami bw'ijuru. Gushakana ni ibintu bibera mu bwami bwo mu isi, ntago bizabera mu ijuru. Yesu bamuzaniye ikibazo, turabyibuka, bamuzanira ikibazo cy'umumama wari upfakaye 7, baramubaza ngo ese uyu mugore ko amaze kugira abagabo benshi, none muzuka umugabo we ninde? Yesu arababwira ngo mu ijuru nta gushyingirwa, nta gushakana kuzabayo. Ibyo ngibyo ni bigarukira hano mu isi. Gusenga abari kubishinganisha, nibura ahari urwo rugo ruzaberwo. Ni ugushakisha, mbese reka tubyite ngo ni ugushakisha. Iyo basengera abantu mu rusengero ni ugushakisha, basi ni nko kubashinganisha, ariko hari igihe ushinganisha ibidashinganye, hari igihe ushinganisha ibidashinga, ibitemera, ibidashoboka. Rero mwene data, nurota ukarota wakoze ubukwe,
ubaye uri umusore ukarota wakoze ubukwe, amahirwe make ni uko ubwo bukwe butaba. Ntabwo bujya buba, ntabwo ari umwe, si babiri, si batatu. Ubwo bukwe ntabwo bujya bukunda, ubwo bukwe ntabwo bujya bwemera, ubwo bukwe ntabwo bujya bukunda pe. Nutabirose rero hashobora kuba warirutse nyine ukagira ubwira, ukavuga njye mfite ubwira bwinshi ngomba gukora ubukwe, ngenda umukire, ngenda ashoboye. N'uwo mwanya nyine wo kubirota ntububone, ukazajya ukabona ubukwe burasenyutse, ukavuga se ko Imana itabinyeretse. Ntabwo wayihaye umwanya, ntabwo wigeze uyihereza umwanya wo kugira ngo ikuganirize, ahubwo waragiye wowe ubiha umwanzuro, uhereza ibyawe umwanzuro. Rero bene data, icyo twavugagaho ni ubukwe. Nubona wakoze ubukwe uzamenye ko ubwo bukwe budahari. Nubona pasiteri yaje kugusezeranya uzamenye ko ubwo bukwe ari ntabwo. Ubukurikiraho tuzaganira noneho tuzarebe uburyo bwakwemeza nibura ko umuntu mushobora kuba muzabana. Nuba uri mu rukundo ukabona uwo muri kumwe, mwari kumwe, ukabona rwose yitabye telefone, mwari mwicaranye, mwarimo muganira ku bijyanye n'iby'ubukwe bwanyu, nangwa se ukabona mwari mwicaranye pe, ukabona arahagurutse yitabye telefone. Yakwitaba telefone mwari mwicaranye, ukabona ya telefone uko agiye uko. Ubwo bukwe nabwo ntukamenye, uzahebe, uzamenye ko umuntu mutari kumwe. Ni ibintu byinshi. Nubona uwo muri kumwe rwose ukabona yitabye telefone aragiye. Nubona uwo muri kumwe mwari mwicaranye ukumva amasasi aravuze, imbunda ziravuze, ukabona arirutse, ukabona aragiye, uzahebe. Mbese ni byinshi cyane byakwereka ko umuntu mutazabana. Ariko urujijo rwinshi cyane rujya ruba ku bijyanye n'ubukwe, kubera amarangamutima. Abantu benshi bakarota bakoze ubukwe bakagira ngo ubwo bukwe buzaba. Icyo ntabwo ari ikimenyetso kikwereka ko ubukwe buzaba, ahubwo ni ikimenyetso kikwereka ko ubukwe butazaba. Imana rero ibahereza umugisha. Reka dusenge. Turagushimye Mwami, turakunezerewe, tugushimiye ko duhereje akanya ko kuganira no kuvuga Mwami ku bijyanye n'amayerekwa yawe, ndetse no gusobanura n'amayerekwa y'uruvange. Ibyo byose Mana ni wowe wagiye ubiduhereza kugira tujye tubasha kugira icyo tuzafasha kuri bene data. Mu izina rya Yesu Kristo, abagerageje, abahuye n'ibi bibazo, Mana ubagirire neza. Abarose bakoze ubukwe ejo bagatandukana bakavuga ngo ni Imana yaberetse, ubahereze Mana kugira ngo bihangane, kandi ubahereze gusobanukirwa. Ndetse abafite ibibazo bijyanye n'inkundo, bijyanye no kubaka, bijyanye no kwihutisha ubukwe, bijyanye no kutaguhereza umwanya, bijyanye no kutaguhereza igihe ngo nawe ubakoreremo, ubabwire, ubigishe. Mana abo nabo ubagirire neza. By'ukuri ingorane z'urugo tuzi ko zigoye, ariko ndasengera rwose abakundana Mana uzajya ubagirira neza, uzajya ubashyigikira, kandi abo uzabona bagiye kubana bidakwiye Mwami, ahubwo ngo bazajya bajya kuruhira mu ngo, ufite imbaraga n'ubushobozi uzajya ubiburizamo, kuko umugisha utanga utajya ugerekaho umubabaro. Ni ukuri Mana, reka tugusabe, tukwinginge iki gitondo cy'uyu munsi ababasha kumva iri jambo ribashe kubafasha kandi ribashe kubanyura. Nanjye mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Umunsi w'ejo nibwo tuzaganira rero ku babyeyi batwite, uburyo umubyeyi ese utwite haba habaye iki, ese wabyaye haba habaye iki. Ushobora kuba utari n'umubyeyi ariko ibyo bintu ukabirota. Ejo tuzasobanura ikijyanye n'umwana icyo ari cyo. Sawa, murakoze, bye bye. Imana ibahe umugisha.